gusomera Yohana 20:11 kugera kwa 18. Sonye utungiza ubwanditswe n'abana nicyo bingahe murongo wa kangahe kugeza usanzemo abantu bangahe nabyo utumve biraza usanzemo abantu bangahe uwa mbere usanzemo ni Yesu wa kabiri Inde ariko ba Maria ni benshi Maria nde wa gatatu Inde Marai kumwe Ngo babaye bangahe None sabaga babiri byageze gute undi undi sashiwe cyane rero abagabo bose yakubwiyemo abantu babiri ugiye kwitaho mu gihe cyo kuganira mu Imana Maria Magade na Yesu Jambo cyo kuganira avuga ngo gukunda Imana kudakundira Imana mu kivunji kudakundira Imana bwira mugenzi wawe kudakundira Imana mu kivunji ibyo tujye kuganira ishimwe cyane tujye kuganira cyo kwibanda ku rukundo umuntu akwiriye gukunda Imana ariko akayikunda atari mu kivunji akayikunda ubwe ku giti cye haleluya ukayikunda nkawe Ishari ukayikunda nkawe Theo ukayikunda nkawe Tseri ukayikunda nkawe apana kuyikunda nakorana apana kuyikunda ngatike tugura bisi ne mu Imana ariko kuyikunda muri gatike apana kuyikunda nka right of the world kuyikunda nawe rukundo wenyine wowe Tseri ukayikunda ubu Daiti kuhani ugakunda Imana urukundo rwose bwanyu esa shimeka icyaje muri no minsi icyaje bakristo barakore dukunda Imana mu kivunji haleluya dukunda Imana muri korali dukunda Imana muri groupe y'amasengesho dukunda Imana mu itorero dukunda Imana mu iterane dukunda Imana ahantu hari abantu benshi dukunda Imana tubwira abandi dukuza Imana tubwira abantu dukuza Imana turi muri famille twateranye turi abantu barenze 2 3 4 ariko Imana irashaka kuyikunda nawe ubwawe uri kumugara w'imyaka 12 Yesu acha ariko n'ikivuye cy'abantu benshi haleluya umugore kubera gahina yarafite umubaro yarafite arangije aza yirukana abacamu abantu benshi ari kivuye abacamu bamuhirika bamutera gukora n'ababitaje barazimutera abacamu haleluya abacamu ariko abantu bamukiye haleluya amen abarangaye haleluya Shaka twese tube maso dukurikiye twumva Imana ivugana natwe izashime cyane abacamu arangije aragenda imbaraga zimushiranye acitse aragenda arasatira yegera Kristo araza gukora araja muri gitangaza agoka izashime cyane babandi bari mu kivunje bareba bagenda baratanga icyatumi bafite amashari baririba babesha bitera hejuru basigaranga bakirwaye wa wundi bamenye ikibazo cye arakoze kuri Yesu yakira igitangaza
dukeneye abava mu kivunge, abava muri korali, abava mu madiyakoni, abava mu masengesho bagasanga Imana bonyine. Yumvise komera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Arangije kandi ikibazo n'abanye imyaka 12 ako kanya Bibiliya tubwira ngo ako kanya ntabwo ari ejo, ntabwo ari nyuma y'isaha. Bibiliya tubwira ngo ako kanya arakira yongera kuvuga undi. Igituma ideni n'igihari, igituma ukirwaye umutwe udakira, igituma uwo mugabo udakira ni kukundi Imana mu kivunge. Ntabwo urayishaka mwawe kanaka kugira icyawe ngo ugende uyishake uburetse korali gatoya. Na Yesu umwana w'Imana yageraga ahangaha akagera gutya akareba Petero na Yohana barimo kurya barwana imigati akagera gutya agasenga data ati n'imbaraga mama vuta makwirukana abasimu n'ubwiza n'icyubahiro anahamagara Imana. Wowe uri ikirata udashaka Imana wowe wenyine ku giti cyawe n'umwana w'Imana arayishaka. Yesu ashimwe cyane. Rero urukundo umuntu akurira mugenzi we cyangwa urukundo dukunda Imana mu kivunge ntabwo ruryoshye, ntabwo runezeza Imana, ntabwo rufite impumuro ikomeye, ntabwo rufite impumuro nziza imbere y'Imana. Haleluya. Bikaguha urugero, abantu bashatse bagere gutya, abantu bashatse bo bakanabyara. Mwihangane rero mukora ibyo mbabwira, mwihangane. Ariko ibi biri mubikora ariko sinanje ko muri mbabwire byiza. Mukomeze mugire kuza bashatse bakabyara. Mukomeze bandikanye ibyo babwira. Haleluya. Abantu umugore cyangwa se umugabo yitunyeho leta akamwitura atabanje kumutereta no kubyumvikana no kuganira amanura. Beze bane cyubahiro. Ikomera amashyi. Haleluya. Ariko zamana haleluya gacyatu. Amen. Abantu numvise babishaka kandi numvise tubihasemo. Ababishaka mwongere mutere haleluya. Nabazaga umuntu witwa umugabo cyangwa witwa umugore wagiye gutya yigendera akabavuye ku mugore bagakora ubukwe bakabyarana bakaba n'ubakiri kumwe nazamu. Ariko amubwira ati urabona cyagiye mubona cyagiye kwaba babizi kwaba nawe amen nawe uzamura arangeje bashaka mama Sisiri wewe byashiri. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma haleluya mwana uzamura nabinjize kuko imbabazi z'Imana ko turimo kumva ikimana bwana. Haleluya ndashimwe cyane. Simwari nimwabanje kubigisha ahantu nyine bikajya neza mukaganira mu mwanya mu manuru igenewe Imana kubigisha. Hanyuma uri kumwe na mukuru wawe, uri kumwe na mushiki wawe, uri kumwe na mama wawe, ukabwira uwo muntu mwahuye waje kwica muri baburi umubwira ati turagukunda. Cyo ni cyo cyane aho ati turabizi wenda avuge izina itari muri iterane mugende kavuze ry'umukobwa ariko utari muri iterane nyabyatsi Imana y'umuntu. Uri kumwe n'umuryango wawe muri abantu 6 10 mwicaye ahantu na nyina byatsi amuziki nawe aricaye ugahaguruka nk'umuntu mwakunda kuvuga ati gira byatsi we turagukunda. Icyo ni cyane. None undi mwanya ukamufata muri mwenyine bangahe bari ukamubwira ati gira byatsi tujyane kuri kerebe tujyane ugure ka cyayi. Haleluya. Kwicara ahantu tuganire mukajyana mukicara mukaganira mugasajya ka cyayi niwera n'ifi n'ibindi byiza maze ukamubwira ati gira byatsi ndagukunda.
ni ikihe kintu cyaba gikomeye hagati y'ibyo bintu bibiri uri kumwe n'umuryango wawe uri kumwe na nyirabyatsi mwenye nihe yabiheza agaciro kurusha ahandi nyirabyatsi muri mwenyine yabatira murapega byemeye ariko ahandi ashaka wabivuze kubera turamukunda wabikoze ariko n'umutwara ahantu hihereye mukaganira mukavuga iby'ubukwe n'ibindi n'iby'urugo rwanyu ukavuga ati nyirabyatsi ndagukunda. Iryo jambo rizamukora ku mutima kubimubwira mu ruhame no mu kivunge. Nuko Imana dushaka irashaka ko tuba mu kivunge tukajya hiherereye tukayisanga tukayisenga tukayigira mu Mana turagukunda badukuye kure. Bizabura icyubahiro kikomera amashyeshi. Irashaka wewe wenyine mwihererane. Haleluya. Wewe wenyine, siga mama wawe, siga umukobwa wawe, siga umuhungu wawe, siga yakoni mugenzi wawe, siga umunyamasengesho musengana, siga perezida wa korali, musige ugende wewe wenyine mwihererane. Ntabwo nabamagaranye na mama mwubona nanjye mbwire ko nanyese umwana urabona ndashaka kujya na gutya hari ibyo navuga mama hari ibyo navuga mama ariko iyo nageze imbere y'Imana njyewe ngarishana njyenyine ndavuga byose. Iramugeza Imana ashaka kuyihererana bamukivunge. Amen. Yesu icyubahiro irashoboye zikomera amashyi menshi.